urantungura mwami wanjye nkayoberwa kubikora kuko ibyawe byose nibitangaza gusa unkorera imirimo ikomeye jewe bikandenga nabuze ico naguha kuko ibyo nunze byose ni byawe nimba Imana yarampaye ikibuno wowe ntikiguye ntuzabimbaze uzabibaza Imana kuko ntabwo ijya kundemana nayigishije inama nawe ntabwo ijya kukurema wayigishije inama ifite uko yakuremye yanjye ifite uko yandemye abapasiteri 3 sibyo n'abarimu 2 sometimes gasanga urimo nanantereta n'umwana warantereta mwabantu b'Imana mwe mushake muciriruke mumenye ubwenge. Nyuma y'ubukwe bwa Yawe wagaragaye ku gitangazamakuru kimwe wenda nashatse kuvuga uri kuvuga ngo nubwo yakagiye ushobora ko ugiye kongera gusubira gukizwa. Nakizwa nese undi yakanabatumye ntakizwa ntako nundi akijijwe. Akundi Sandrine reka tuganire ni iki kimundi cyatumye uva muri ADP. Uburenganzira nyine so buriya umuntu afite uburenganzira bwo gukora ikintu yumva ashaka sibyo kandi ntuzigere wima umutima wawe ikintu na kimwe kuko hari igihe uzifuza kuwugiha utabifite ububasha sibyo mu gihe nari ndi muri ADP nkajya mbona wenda nk'abantu yambara imyenda myiza impapantaro n'ibiki nkumva ni byiza nkabyifuza nkumva ariko nta bubasha mfite bwo kuba nabikora uko kwifuza konyine ubwako nabwo nabaga nacumuye ariko ubu kugeza ubu ndabyambara nkumva ndi fier yabyo kandi nkumva nta kibazo rwose mfite nkumva nta no gucumura mfite kandi ubundi mbere najyaga njya nko kwa shangaze nakwambara ipantaro nishinja icyaha mu mutima nkumva ndacumuye kwa kundi kwa kwisetingamo nyine kumva ko ngo wambaye ipantaro ubucumuye wambaye usikisha ubucumuye nyine none nge nambaraga nk'agapantaro kababyara banje nyine ariko namara kugashyiramo nkahita nibuka yuko ari icyaha nkahita nkakuramo nyine urumva nabwo ni ubukoroni ariko ubu ngubu nyine nyine gutya ameze mani ntacyo bintwaye rwose mbonera no kwisegura ku bantu bantutse muri comment z'ubushize ubwo navugaga ku madini buriya mujya gutuka umuntu muri comment mujye mubanze mutekereze muti yagiye kuri kamera atabitekerejeho ibyo navugaga ntabwo nari nasinze ahubwo ibyo navugaga byari ukuri kwanjye wenda wowe ushobora kubifata ukundi bitewe n'imyemerere yawe ariko nyine nge navuze bitewe n'imyemerere yanjye ntuzihutire kuntuka muri comment kuko ntabwo ubuzi impamvu naje kuri kamera. Ako Sandrine wenda urakoze umaya kandi gasije wenda wihangane ntabwo nkurakaje kwanza wagiye muri ADP ryari wigeze ukizwa uravuga ngo urakijijwe. ADP nayikuriyemo najyaga njya no gusenga wacu batanabizi rwose nyikuriramo mba muri korali y'abana ndindangana gutya nyine ariyo nsengeramo gusa nyuma nyine nkajya mbona ntibiri kugenda neza nkajya mbona harimo ubuyobe nyine ukuntu kuri njyewe ariko wenda nivuze ku bandi ndavuga ku myemerere yanjye kuri njye nkajya mbona hari ibitagenda neza nkajya mbona hari ibyo ntari kwemeranywa nabo mpitamo gufata umwanzuro wo kubivamo then nkajya mu bintu numva nisangamo. Wigize ubaho byibura umuyobozi wa korali? Nabaye umuyobozi wa korali dirigente igihe kinini rwose kuva muri korali y'abana. Sandrine kuririmba? Shaka kuririmba ndabizi pe ndabyumva. Hari akaririmbo kawe nabonye uri kuyobora hano mu giterane wamaye akantu gato mbabarira. Mu giterane aho hoya naririmbaga y'abandi. Nta kibazo. Ndavuga ngo Hallelujah tugiye kwambuka Hallelujah dore turatashe Hallelujah ndabona igihe cyegereje imibabaro nayikaragira. Amen. Ariko burya Sandrine burya ufite impano bigeze aho ngaho. Nta makuru ufite wowe buri mu mandazi. Niyo mpamvu mbabwira ngo buriya muntu afata umwanzuro byabitekerejeho kandi ntago afata umwanzuro kuva mu kintu atazi neza ko icyo agiyemo kimufitiye inyungu.
kiri hanagura ibyuya ndabona nashize ahubwo kubera akazuba. none se Sandrine wenda hari umuntu ushobora kwibaza ko ufite iyo mpano ubundi ni igikinyirizina cyangwa se ni igiki cyaguhabuye ukavuga tuvuye muri ADPR? Ikintu cyamabuye se shaburi reka nkubwire nuko wenda ngiye nabivuza abantu mukanuka mukagira gute ngo naraguye nukuri ko Imana mu matorero amwe namwe hari mindyarya pe singiye ngo mbabeshye hari mindyarya ugasanga abantu bigize abakristo abantu bigize abantu basenga abantu bigize abahanuzi kandi ari abasambanyi kandi ari baba nundi bakora ibyaha no bitandukanye none n'iby'abandi birirwa bigisha umuntu akaza kuvuga ati ntugasambane ntukibe ntukagira gute ejo mugahura n'ubundi arimo arasambana mugahura niwe uteze indaya ku muhanda mugahura niwe mbese n'uri gukora ibintu girirwa buza abandi mu rusengero kank'urugero rwa hafi ngiye kuvuga ku bapasiteri wenda basanzwe simvuga ngo idini runaka abapasiteri murabizi ko bamwe abapasiteri nyine n'abana beza nta bantu rwose bigisha neza tukanafashwa hajya bajya bavuga ngo mwigisha abana banyu ingeso nziza mwigisha abana banyu gusenga ariko ikintu namaje kuba nacyo abana b'abapasiteri nibo mayibobo za mbere njya mbona nukuri sinkubesha ako Sandrine abana b'abapasiteri ngira ngo umwana w'umupasiteri ahubwo niwe wagakwiye kubakizwa umwana wa pasiteri wigeze gusaba mureka mbabwize ukuri abantu mu nyomoze abana b'abapasiteri ibintu mvuga nimba atari ibyo mu nyomoze muri comment abana b'abapasiteri nimba mwarabashije kugenda mubona gake gake muzambwira umwana w'umupasiteri mwabonye wenda abagira imico myiza bo babaho ariko 90% abana b'abapasiteri bari ibirara banakuyeho kandi ugasanga abapasiteri bajya mu rusengero bakigisha abana banyu mubigisha ingeso nziza mubigisha gusenga mugire gute ngenzanye n'abana b'abapasiteri benshi bibirara bamwe bimogi n'ibiki bari abapapa bo n'abashumba umva mu matorero umwana wigeze gusaba abapasiteri ariko ibyo ntago byo nibanga mwana cyo tubireka gusa nyine nakubwiraga yuko kuba wenda kuvuga nyine cyo abantu nyine batwiyobera kanyamo n'abantu nyine ugasanga bigize umuntu usenga yigize umuntu w'umuhanuzi nyine ntago bari byo mwana ugasanga umuntu araguhanura noneho ikintu mvuga cy'abantu bayobye umuntu araguhanuriye ngo uzabikinga uzagira icya ntunatekereje neza ngo rero nimba nakubeshye wese wihutira nyine kumva ngo nibyo nimba ari n'amafaranga yose yamuhereza mwagiye mumenya ubwenge njye mba mnivugira nkigendera mu kanuka ariko nigendeye ntari binababwiye uri wumva arumva naribi abapasiteri byibura ako Sandrine reka njye nkubaze kandi tubwize ukuri n'ubundi wemeye kuvuga ukuri kandi urashaka ko abantu bamwe na bamwe babatuka hari umupasiteri byibura wigeze agera kugusaba ngo wowe nawe muryamane? Okay ikintu ngiye kuvuga abantu b'Imana mutaza kumfata nabi cyangwa mvuge ngo no gusebya umuntu sibyo ngiye mvuze ibintu nzi neza byambaye kuko bijya kumbaho nawe nigeze mbwira ngo ngwinurebe bigiye kumbaho ngiye kubivuga ko byambayeho abapasiteri 3 sibyo n'abarimu 2 sometimes gasanga urimo ranantereta n'umwana warantereta mwabantu b'Imana mwe mushake muciriruke mumenye ubwenge buri wese uza ajya imbere yigisha ijambo ry'Imana suko we ababyubahiriza pe twese turacumura ariko ntukumve ngo nimba umuntu yavuye mu idini ngo yaguye ntago yaguye ahubwo afite ibindi agiyemo wenda abona bimufitiye umumaro kuko rega buri wese ntago kujya gusenga mu rusengero ariko gukizwa kuko buri n'abajya mu rusengero kwinjira mu rusengero bajya ngo berekanire uko bambaye berekana uko basa gusa ugasanga arutwa na wa undi iriwe mu rugo kandi mureka mbabwire kwinjira mu rusengero ntago ariko gukizwa kuko ushobora gukirizwa mu bikorwa ukora ugasanga ngewe sinjya gusenga ariko ngira umutima w'urukundo mfasha abantu rwose bakennye mfasha imfubyi nta kibazo wa undi rwo ajya mu rusengero buri munsi nta n'ubwana kwikurirana nibura ngo arehereze umukene baturanye ubwo se ari ngewe utajya gusenga ariko nkagira umutima wo gufasha n'uwo ngo wirwa mu byumba by'amasengesho bya buri munsi ariko akaba atagira n'umuntu n'umwe yafashije mu buzima bwe ninde ukijijwe ngamudukiranure mama pastor nge mbabwira ukuri kwanjye mukanuka ariko nyamara nge mbabwira ibintu nzi nimba ngira umutima wo gufasha nkaba nafasha imfubyi nkaba nafasha umupfakazi undi akaba yirirwa mu rusengero buri munsi akaba uri umukene utamwa kandi jana nibura ngo ariguye ninde ukijijwe ntimukumve ko kujya gusenga ariko gukizwa reka buri Imana ntizareba ngo wasengeye aha ngaha ngo wambaraga gutya izareba ibikorwa wakoze ukiri mu isi sibyo ngiye nibyo nababwiraga nshaka umuntu ke nababwira iki ariko nyamabwije ukuri nigendeye none se Sandrine ubu wenda hari ikibazo ndi bukubaza nyuma yo ndashaka kukubaza ikibazo
cyawe ku giti cyawe wenda wari uri kuvuga ngo hari abapasiteri ngo bigenze gutya, wenda wowe wirebye wabona gutagusha abapasiteri? njye ku giti cyanjye se ese ko mana ntabwo nigeze mbyitaho ibyo ngibyo byo kugwenda baranagwaga ntabwo mbizi, ariko n'ibyabura mwana rega buryo twese twambaye umubiri, nawe wasanga waguye n'ubwo wenda uri kutwihishamo ukuntu. Ntabwo ese ubu ndi hasi nese ubu barimo barakureba dore yarambaraye. wenda nk'ubu hari nk'umukobwa uba ushobora wenda aririmba muri korari akavayo agasambana. uwo nguwo njye mureke mbibwirire abantu b'Imana, nimba uri umukobwa uririmba muri korari ukabusambana ukava mu rusengero ukajya gusambana hanze, sambana usambane wongere usambane n'ejo ubundi usambane, ariko usambanire hanze y'urusengero. Nimba uririmba muri korari ukajya gusambana ejo byarutwara ukabivamo burundu ukajya kwisambura ukajya no guteka ku muhanda, kuko kugira ngo usambanire mu rusengero wongere usohoke ujye gusambanira hanze, ibyo ngibyo Imana nabyo irabihanira, witonde kuko aho ngaho urimo urabwiriza ubeshya nabo ubwabo Imana izabakubaza. Byarutwara ukiviramo ukajya kwisambanira hanze kugira ngo ujye kubeshya abantu mu rusengero, sibyo? Hari abantu muri korari bajya basambana. Barasambana mwana, ugasanga umuntu muririmbana muri korari ejo muhuye afite inda, none se yitewe n'igiti ako mwagiye kandi n'undi wuzuraga umwuka agahanura, mukatubeshye mwana. Sandire baraguhabuye ntago bamba nta muntu wo mu rusengero wigezeho. ibyo ni ibanga ryanjye, genda mbabwire ibintu njye niyizi. Njye hari umukobwa nzi n'ubu ngubu aracyahanura kandi abyariye kangahe kani wabo. Nuguri nyamureke mbibwiye mureke kudutekaho imitwe pe. Abarokore rwose b'iki gihe ndega byaranivanze babigize business, nimba muzi ko man nimba ushaka gusambana sambana ugende hanze nyine usambane werure, ahubwo ukomeza kubeshya abantu bo mu rusengero ngo urajya kuririmba ngo ugize gute. Cyose ni ibiki abapasiteri abapasiteri nabo mushaka muhagarike mureke kubeshya abantu, mushaka musezere mu matorero murimo mujya gushinga wenda yandi y'abasambanye ariko mureke gukomeza kubeshya abantu. Wese urajya imbere wuzura umwuka uhimbarisha ugire gute, ejo so kugenda usange urimo urabwira umukristo ngo wamaye ku bintu. Murabikora mu izina rya Yesu. Ese budagusaba kubwira ngo iki? Ndadeba byarakoye pasiteri aje kuguza yaza kubwira ngo ubundi tangira guhamagara kubwira ati none se wagiye muri korari mwagiye kurepeta se, amasengesho y'umunsi yagenze ate, wasenze se, uzaze wenda duhure tuganire ku ijambo ry'Imana, nawe ukaza nyine wikokinze ngo mugiye kwiga ijambo ry'Imana akajya gusengera umva uko ivuze. Haleluya. Ariko Mana Gaguki gasega vuga guki. Reka mfashwe nk'abapasiteri nyine bamwe bamarari, kuko ntabwo ari abapasiteri bose babikora. Shara abantu bafite amavuta pe bakizwa, ariko hari n'abandi bapapira bakaza umva uko ivuze. Dayimoni arimo aramanuka, ari kumanuka. Nimba dayimoni aba ari kujya he? Ibintu bazabishobora. Ntabwo mane sinzi ko bazabishobora kwera. Bana baduteka imitwe ikintu njye mba nibwira abantu ndabibabwira mukantuka ngo naraguye ngo nese njyewe ahubwo mwege muntu kama mbona ari mwebwe mudafite mu mutwe. Sandrine nshaka kubaza ubuzima bw'urusengero ubuzima bwo mu rusengero n'ubwo hanze bitandukaniye. Ubuzima bwo mu rusengero ubuzima bwo mu rusengero cyo kuri cyo mu rusengero iyo ugeze mu rusengero kenshi uturizamo sibyo, hagiye winjiramo wenda nko kunda nabo barahimbarisha ugasanga urimo urafiringa izo ndirimbo, ugasanga wirengagije ibya wenda ibibazo we nabyo hanze. Mbese mu rusengero ni heza pe, nuko ubu ngubu nyine byabaye bibi, usanga harimo abanyabyaha baki bose, ugasanga n'abarozi n'abaki bose birunze mu rusengero, kuko noneho nk'abarozi ubu ngubu basigaye birunda mu rusengero cyane, kuko bazi ngo mu rusengero n'ahantu abantu bakijijwe. Ugasanga umurozi yicayemo afite uburozi yakize mu gitenge, acunze akana kicaye ahita bugatamika kandi ngo yaje gusenga. Urumva urusengero rwari rwiza kera, ariko ubu ngubu byabaye akaduruvayi pe, kuko hajyamo abantu batandukanye, hajyamo abantu bafite ibinyini bibazanye. Abenshi ntabwo baba bazanywe no gusenga pe, icyo cyo narakibonye. Byibura ndashaka wamaye definisiyo y'ijambo ry'uburokore, definisiyo y'uburokore. Ubundi umurokore ni umuntu wemeye kuva mu byaha
akemera gukurikira inzira y'Imana, niko njye mbitekereza, akemera gusiga bya byaha yakoraga, akiyambura nyine cya gishura gisa nabi cy'ibyaha yakoraga, akambara umwenda wera, mbese akiyemeza gukora ibyo Imana ishaka. Gusa ntago benshi tubyubahiriza kuko burya amategeko y'Imana rwose tuyica buri munsi, sibyo? Shari umuntu numwe koko bwakwira adacumuye, akenshi usanga bacumuye inshuro zirenga 10. Ariko buriya icyiza nubwo twacumura, icyiza nuko tumenya ngo turihanira hehe. Buriya twese turacumura ariko ntitugakabye. Kandi koko buriya nimba ukoze nyine gukabye njye ntibyabura, ariko buriya nimba ukoze n'icyaha menya, gira umutima wo kuvuga ati Imana mbabarira nakosheje. Imana izakubabarira pe, Imana ni inyembabazi. Ariko iyo utereye aho ngaho ukagenda, njye abantu birirwa bantuka rero njye muranansetsa. Ngandi kuvuga aha ngaha mba ndimo ndanigishirizamo, ubwo uzafashwe cyangwa uzabyihorere. Gusa ngewe nimba wenda nimba nanacumuye, mba mfite aho nihanira, nawe uzagira ahandi wihanira ku giti cyawe. Gusa abantu bantutse ejo bundi rwose ndabababariye, nushaka mwongere umuntu ke ntacyo bimbwiye. Gusa ngenzi ko Imana yo mu ijuru inzi, kandi nyine izi uko mbayeho, izi ubuzima bwanjye niyo yemeye ko mbaho. Ibyo nzajya mbabwira ni imanukire, nizamukire. Namwe musigaye mu Rwanda n'ibyanyu, nimba nacume nzajya ngenda nihane, ubwo Imana nyine nzajya imbabara ku giti cyanjye, nawe ugende hane ku giti cyawe. Nuko ari icyaha jya umenya ngo ndihana gute, jya umenya ngo Mana, mbese nyine umenye igihe uri bwihanire, usaba Imana imbabazi izakubabarira. Buri kibi ni gukora icyaha ntunasaba imbabazi Imana. Akarere baririmbye ngo hanene mwami wanjye, karako muri korari yacu yo hanene wagateye disi korari negusa disi. Njya nkumbura ibihe byo mu rusengero, nubwo wenda barumva ntasubirayo kuko bitewe n'ibyo nagiye mpabonera byinshi rega. Ariko reka mbabwire umuntu azatanga ubuhamya cyangwa se avuga ubuzima yabayemo, ntimukajye mwihutira kumutuka kuko barasaba afite ikintu, abafite icyagiye kimukuramo. Nkanjye nabaye muri korari ibamo abantu b'amashyari, korari nabayemo singiye kuyibeshya cyangwa iki. Abantu benshi bagiye bayibamo usanga ari abantu b'amashyari, ugasanga umuntu aragenda kuvuga mbese niko kazi. Aragenda agavuga ngo uri umusambanyi nkaho yigeze gufata. Mwakoze umurimo w'Imana mutagendeye kuri bagenzi banyu kweri, bakirirwaho kuvuga, bakirirwa ugasanga winjiye muri korari baryanye inzara. Iyo ni korari koko? Kwinjira muri korari bakaba baryanye inzara, mwagera mu rusengero mugakiza mukaririmba mukagera gute ko mwagera hanze nta numwe uvuga rumwe n'undi. Ubwo urumva rero buri wese yagiye gufata umwanzuro w'ikintu, agifata yabitekerejeho kandi agifata bitewe n'impamvu. Ntimukajye mupfa gutuka umuntu rero muri comment, sibyo? Iyo ndirimbo ashaka ko muririmbira niyo muri korari pe, nanjye bayiteye ndabyibuka. Ni korari ivuga ni indirimbo yitwa ngo uri Imana ikomeye. Ko gatero karavuga ngo uranungura mwami wanjye nkayoberwa kubikora, kuko ibyawe byose nibitangaza gusa. Unkorera imirimo ikomeye njyewe bikandenga, nabuze icyo naguha kuko ibyo nunze byose ni ibyawe. Amen. 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 Amina. Amen. Ugatiye. Ambaraga mfite. Sandrine, ako karirimbo wakongeye byibara ako kantu kongera wari. Nari nangiye kugenda. Uranungura mwami wanjye. Ngera kamubwira bamba mise ntekereza byinshi yo munsubije mu buzima bwa kera nari ndimo. Ndatekereza ibintu byinshi. Mise nibuka ukuntu najyaga njya muri korari, ugasanga abagore bahise bavuga wenda nk'abagore muri korari ngo Nyiramabuno arinjiye. Bonereho kubibutsa mbabwira ngo nimba Imana yarampaye ikibuno, wowe ntikiguye ntuzabimbaze, uzabibaza Imana. Kuko ntabwo ijya kundemana nayigishije inama, nawe ntabwo ijya kukurema wayigishije inama. Ifite uko yakuremye yanjye, ifite uko yandemye. Ntimukagira amashyari rero, kandi amashyari kenshi aba muri korari. Ibyo byo rwose twikirizwe. Nawe urabizi ko Imana yagwaye ikibuno. Uranungura mwami wanjye nkayoberwa kubikora, kuko ibyawe byose nibitangaza gusa. Unkorera imirimo ikomeye njyewe bikandenga, nabuze icyo naguha kuko ibyo nunze byose ni ibyawe. Ibyo nunze byose ni iby'Imana. Ni gute ungirira ishyari ariko ubundi washatse ibyawe? Imana n'ikibuno ushaka agenda ukigure mu isoko kiriyo, sibyo? Ariko reka kungirira ishyari. Uvuze? Ngo iki? Hari ibibuno byaje by'ibipapirano nyine byo mu isoko, agenda basa gikubitema ariko kugirira ishyari umuntu. Nimba nyifite n'amazi.
nanjye nimba mbakunda ndamaze nimba nkunda Dogiteri Philibert ariko Philibert ubu butumwa baba baguha ubu byumva Depite Philibert aro reka nsuze n'abantu b'i Burundi reka nsuze na William w'i Burundi Solange Imana igihe umugisha ni episode cyangwa se na amaseri nongere kubifuriza umwaka mushya muhire Sandrine reka ngiye nguhe promotion sibyo mikoro ngiye kuyiguha wifuriza abantu umwaka ushaka ugiye gukora ibintu bibiri wiyama bushaka unifuriza umwaka abantu ushaka okay ngiye kwiyama abantu bari mu byiciro bibiri oya by'abantwari umugabo byo nawe uko abagabo buriya bazaza abagabo ni benshi rwose ni benshi kabisa ngiye kwiyama abantu birirwa bantuka muri comment ngo ndi igicucu ngo ndi ikiwerewere ngo ndi ikiwerewere kuko ngiye rwose nacu kuri kamera nje nabitekerejeho kandi manzi inyungu bimfitiye kujya gufata umwanya rero untuka ntacyo babindebaho rwose ikindi cya kabiri abantu ndi kwiyama abantu niyama ni abantu birirwa bambwira ngo mba ndi gusebya ngo naraguye ngo ndi gusebya idini navuyemo sindisebya kuko ibyo mba mvuga nibyo nimba udashaka kumva ukuri kwanjye byihore winakandaho ureka hari abakeneye kubyumva sibyo ariko yakomeza gutuka umuntu ikindi kintu ndashimira no kuri abakunzi banjye abantu rwose munkurikirana bakomeje kunyandikira rwose bambwira ati turagufana tugira gute nanjye ndabakunda n'ibiceri bitaza abandi aririrwa banyohereza amafaranga kuri mobile money mwe murasabye muranuka kuri comment mwabanje mukanohereza amafaranga base ikindi furiza rwose abantu bose badukurikira umwaka mushya ikindi ndabibutsa kujya gukora subscribe no gukora share na comment kuri Rwanda Paparazzi TV ibyo sinabyibagirwa mukareba filime yitwa ubutumwa bugufi ubundi muzagira umwaka mushya muhire kabisa umwaka wa 2021 uzababere w'amata n'ubuki ibintu bya covid tubisezere tubisige muri umwaka wa 2020 ukoresha urubuga nkoranyambaga umuntu ukoresha ngiye gusubiza abantu batatu nkunda mu buzima umuntu umutera umutoma oya nabyo imitoma ko ngiye sinzi gutera imitoma gusa ngiye guhera ku muntu witwa King James oya King James ndamukunda nkunda n'indirimbo ze pe King James ndamusuhuje umuntu wa kabiri nsuhuje Asiya nawe ndamukunda cyane ndamusuhuje namaze nimba nanamukunda undi muntu ni Nick narabyumva bifurije umwaka mushya muhire rero muzagire amahirwe mu buzima bwanyu Imana izabagurira imbago mbese n'abadukurikiye mwese Imana ikomeze ibarinde murakoze cyane